Hari ubushakashatsi bwagaragaje ko mu myaka iri imbere Afurika izahura n'ikibazo gikomeye cy'ibura ry'ibiribwa niba nta gikozwe ngo urubyiruko rwinjire mu mwuga w'ubuhinzi. Abakora ubuhinzi ubusanzwe muri Afurika benshi bari mu myaka y'izabukuru. Ibi bikaba bivuze ko bari gusaza, ari nayo mpamvu ibihugu by'uyu mugabane bisabwa gushyira imbaraga mu gukuraho imbogamizi zose zatuma urubyiruko rutajya mu buhinzi. Ibindi reka tubibaze Daniel Hakizimana. Ubuhinzi n'urwego rufatiye runini ubukungu bw'ibihugu bya Afurika, ndetse 2/3 by'abanyafurika amaramuko yabo bayakesha uru rwego. Nubwo bimeze gutya ariko ubu impungenge ni nyinshi ku hazaza h'ubuhinzi muri Afurika, kuko babahinzi kuri uyu mugabane benshi bari mu myaka y'izabukuru, kandi ugasanga ibihugu bidashyiraho ingamba zikomeye zituma urubyiruko rwinjira muri uru rwego. Raporo y'ubushakashatsi ku ruhare rw'urubyiruko n'ikoranabuhanga mu buhinzi muri Afurika bwashyizwe ahagaragara n'umuryango mpuzamahanga wita ku buhinzi n'ubworozi HEIFER International bugaragaza ko ku mugabane wa Afurika umubare munini w'abakora ubuhinzi ari abantu bari mu myaka 60 kuzamura. U Rwanda ni kimwe mu bihugu 11 byakorewemo ubu bushakashatsi, aho bugaragaza ko urubyiruko rw'u Rwanda ruri mu buhinzi rungana na 18%. Abakoze ubushakashatsi bagaragaza ko impamvu ubuhinzi bw'u Rwanda butarimo urubyiruko rwinshi ari ukubura igishoro no kubura ubutaka buhagije bakoreraho ubuhinzi. Nk'ubu urubyiruko rungana na 70% mu Rwanda rwabwiye abashakashatsi ko impamvu rutajya mu buhinzi ari ukubura ubutaka. Kamanzirize Uwiringiye uyobora HEIFER International ishami ry'u Rwanda asanga izi mbogamizi zivuyeho umubare munini w'urubyiruko rw'u Rwanda rwajya mu buhinzi. Rimwe na rimwe kubura ubushobozi n'amikoro, amafaranga, ubwo ndavuga amafaranga yo gushora mu buhinzi n'ubworozi ku rubyiruko, biri mu bituma urubyiruko rutajya mu, bigatuma none n'ingaruka z'uko tekinoloji idakoreshwa, usanga ikoranabuhanga rikoreshwa n'urubyiruko cyane kurusha abantu bakuze. Ikindi ni uko urubyiruko rwagaragaje ko ntirufite uburyo bwabona ubutaka bwo gukorera. Hari bamwe mu bahinzi mu Rwanda nabo bagaragaza ko batewe impungenge nuko urubyiruko ruseta ibirenge mu kwitabira ubuhinzi. Hanjye mpereye kuba njye mbabwiye ngo baze tujye guhinga, batereka reka ni butoya ntaho bafite, nk'abanje dore ntaho bagira bahinga, no kwirirwa bicariye mu rugo abandi bagiye ku mashuri. Muri rusange ngo ingaruka ni nyinshi mu gihe ibihugu bya Afurika bitafata ingamba zatuma urubyiruko rwinjira mu buhinzi ari rwinshi. Mu myaka iri imbere dushobora kumera nk'ibihugu bimwe na bimwe byo biteye imbere, ahantu ubuhinzi busigaye ubona bukorwa n'umuntu umwe ku ijana. Yego bo bageze ku gipimo aho umuntu umwe ku ijana ashobora guhaza umujyi, ariko tugarutse mu mibereho y'abanyafurika, ntago nzi ko gufata umuhinzi umworozi umwe akagaburira igihugu cyose byaba ari igisubizo, cyane cyane ko ubuhinzi butunze abantu barenga 60% kuzamura. No kuba barahinga bakabona imibereho yabo. Ufasha umuntu umwe akabakuramo, haba hari ingaruka nyinshi zishoboka. Mu Rwanda inzego za leta zishinzwe ubuhinzi zikunze kugaragaza ko igihugu gikora byinshi mu gufasha urubyiruko kujya mu buhinzi kandi bukozwe kinyamwuga. Kohereza abanyeshuri kwiga ubuhinzi mu gihugu cya Isiraheli ngo biri muri uyu mugambi. Minisiteri ishinzwe ubuhinzi mu gihugu iherutse kubwira itangazamakuru ryacu ko urubyiruko rushaka gukora ubuhinzi rwishyira hamwe rugashakirwa ubutaka. Icyakora abarebera ibintu ahirengeye bo bakunze kugaragaza ko niba ibigo by'imari bidahinduye imyumvire ngo bitanga inguzanyo ku mishinga myinshi y'ubuhinzi, ngo bigoye ko urubyiruko rwagana iki cyiciro cy'ingeri y'ubukungu bw'igihugu kuko bisaba igishoro gihagije. Daniel Hakizimana, Flash TV.